ndashimira Imana ko yampaye umugore mwiza mwabonaga katambererega nimwe kwara kwirarira nimwe ngo nimundirimbire ngo baraberanye reka nanjye nimwe mwandirimbiye imbi nimuyindirimbire baraberanye cyane mugore w'agafaranga baraberanye cyane mumvugire ngo amena cyane. Ntago ngisezerano nasezeranye n'uriya mudamu cyangwa se na Murava ari ryo rizatuma mba umugabo we cyangwa umugore we, ahubwo ibiri muri nge nawe. Kuki mwasezeranye se? Impamvu twasezeranye ni muri akanya rya nkumenyeshe ni kisi niko na societe nizo ngufu mufite wagiye akibanira n'umugore n'umugabo batabikoze mwita mubitanga bishingiye. Yes, uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho inkuru zagiye zicicikana hano ku mbuga nkoranyambaga nk'uko musanzwe mudukurikirana mu bikorwa bigiye bitandukanye cyangwa se mu nkuru zigiye zitandukanye zicaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero nuko urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Bugesera rwategetse ko Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV aho muri hose hirya no hino impande enye z'isi, yebwe mwebwe murushye n'abaremerewe mwese Uwiteka araza kubaruhura. Nje rero ku murongo cyangwa se kuri mikoro za Buganza TV nitwa P1 afatanyije na MC Maurice. Uyu munsi rero ni inkuru icicikana hano ikomeje kugaragaza nkuko iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru Igihe, aho kigaragaza yuko uyu munsi ku itariki 23 z'ukwa gatanu 2025 aha byari ku isaha ya 9:58 nibwo urukiko cyase nibwo iyi nkuru ibashije kuba yatugeraho. Biragaragaza yuko urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere aho ngaho ka Bugesera ko kuri uyu wa 23 Gicurasi 2025 urukiko rwategetse ko Habiyambere Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi. Welcome kuri mikoro za Buganza TV Maurice. Yes, murakoze cyane P. Urabona uyu mugabo Bishop Gafaranga cyangwa se uriya Zakari ni umuntu wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube, social media zose, njyango iyo tuvuze Bishop Gafaranga nkeka ko buri wese agomba kugira iki guhita mwumva. Yes, umuntu avuze Bishop Gafaranga ntago abantu bahita bamusobanukirwa imikorere ye n'uburyo ari bishop. Arabazi ko ari bishop mu rusengero, arabazi ko byakomotse kuri filme, ariko muri rusange amakuru yizewe kandi ukuri kurimo nuko atari bishop w'urusengero runaka, ahubwo ari izina yiswe kubera sinema yigeze gukina, ari bishop w'amafaranga. Yes. Uyu rero Bishop Gafaranga cyangwa se Habiyambere Zakari uyu ari mu mazi abira. Ntago byoroshye, kiriya kintu ntago cyoroshye, ariko kandi niyo mpamvu ubugenzacyaha buriho ntabwo bwihanganira umuntu wese uhohotera mugenzi we cyangwa utekerereza nabi mugenzi we akanamugambiraho nabi kugeza naho agerageje kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu RIB ihari kugira ngo igikurikirana buri wese uwo yaba ari we wese icyo yaba ari cyo cyose n'igihe icyo ari cyo cyose kugira ngo bishyirwe mu butabera. Rero bivuga yuko uyu Bishop Gafaranga cyangwa se uyu Zakari yaba yaratawe muri yombi n'ubugenzacyaha bw'igihugu cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu RIB. Bakaba baramutaye muri yombi ku itariki 7 Gicurasi 2025. Uyu rero yakekwagaho ihohotera rishingiye ku gitsina. Cyaha gikomeye. Ntabwo byoroshye, iki ni icyaha bashobora kugukatira ubuzima bwawe bwose ukajya wicuza yuko wakoze ibintu biteye isoni cyangwa bitari bikwiriye kubaho mu buzima. Hari ibyaha biba burakira cyaha ntabwo kigereranywa na violera. Bifitanye isano uretse ko mu mategeko buriya bidahanwa kimwe, ariko buriya hari icyaha bashobora no kugufungira umuntu wese akavuga ngo wenda yageragezaga kurwanirira ubuzima bwe kugira ngo bugende neza.
ariko hari icyaha abantu ntibanyumve nabi gisa nk'icyaha cy'ububwa ntibanyumve nabi ni ukuvuga ngo gufata umugore oya wivuga ngo ntibagufate ni ububwa gukubita umugore wawe akakugaburira akakugereza abana akakutunganyiza buri kimwe cyose ukikura inyana y'imbwa y'urushyi ukabura mutiguye ni ikibazo gikomeye cyane iyi nawe rwose muragira ngo usetse abadukurikiye ntabwo ari ugusetsa ariko ntabwo byoroshye biratangaje cyane kubona umuntu atabangamiwe n'uwo bashakanye ariko wakumva afite kamere yo kumukubita igihe cyose badahurije umutima ku kintu ashaka gukora biragayitse niba hari n'undi mugabo uri ukurikiranye Buganza TV nawe ushobora gufata icyemezo cyo gukubita umugore bitewe n'uko ibyo ashaka atari by'umugore amwemerera byaba bigabitse cyane ntabwo umugore cyangwa umugabo mwashakanye ashobora kwanga gukora ikintu abona kidashobora kubyara ingaruka mbi ni ukubanza mukabiganira nk'umuryango kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazabyara ingaruka mbi rero bigaragara yuko ubushinjacyaha bushinja Bishop Gafaranga icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranwe. Ibi byaha rero ashinjwa kubikore ibi byaha ari gushinjwa abishinjwa ko abikorera iki abikorera umugore wiwe bashakanye bita Annette Murava. Bamaranye n'igihe gito imyaka 2 ndumva barashakanye 2023 2025 nibwo bashakanye tangiye kumuniga kakanya ubwo mu myaka 5 azaba yarazanye amashyundo ntabwo yaba ariho bivuze ko ntabwo yaba ariho ariko kandi nanone iyo dusubije amaso inyuma navuga ngo amatwi we ari mu rupfu ntiyumva kuko iyo dukurikiranye amakuru usanga abantu benshi baramugiriye inama Murava yo kudashakana na Bishop Gafaranga kugeza naho umubyeyi wa Annette Murava yari afite umubabaro cyane atewe intimba no kuba Annette Murava umukobwa we mwiza yiyiziye akunda ajye gushakwa n'umugabo nka Gafaranga umugabo wataye umugore bahoranye agatabana kandi bikaba byemezwa yuko atanabakurikirana ngabiteho ariko Murava we mu majwi menshi yamugezeho bamugira inama yaba inshuti yaba abavandimwe yaba abantu bangana baba bo basengana Annette Murava ariko iyanga kubyumva kugezaho Bishop Gafaranga mwegukanye ariko bikaba byajyanaga Murava ahagana nko mu kaga erega urukundo ni impumyi l'amour c'est un aveugle niko mu France yavuze ubwo rero yageraga mu rukiko kwa 22 Gicurasi ubushinjacyaha bwerekanye ibimenyetso birimo raporo y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze igaragaza ko bombi bagiranaga amakimbirane ndetse ko berekana na raporo ya muganga igaragaza ko Murava afite agahinda gakabije katurutse ku ihohoterwa. Nibyo kandi birumvikana ibintu byose bifite ibimenyetso bikunda ntago ari ibimenyetso byaba bije gusa ibintu byazanywe n'inzego z'ibanze ubuyobozi bikagaragazwa n'abaganga ibyo bimenyetso biba byizewe kandi igihe cyose babishingiraho ndumva Bishop Gafaranga yahanwa n'itegeko kandi agahabwa igihano kimukwiriye biragayitse n'inka uzi ko zitagikubitwa byaba biteye isoni twaba turi kwereka uruhe rugero urubyiruko rwaba ruri kureba urubyiruko rw'ejo hazaza cyangwa se abana be bakuze babona wenda n'urugero hagize abana runaka sinzi nubwo ntamenya niba bafite abana bafite umwana umwe yego umwana wakuze yumva nyina bamukubita bahora bamukubita we azakurana bikomere bingana iki ariyo mpamvu leta y'ubumwe leta y'u Rwanda yatekereje ikavuga ati iri ni ihohoterwa nayo ikarishyira mu cyaha kera barakubitwaga ngo bavugaga ngo umugore udakubiswe ntiyumva umugore udakubiswe nyine bakagenda babica imigani gutyo ariko biza gusanga bikwiye kujyanwa mu rukiko cyangwa se bikongerwamo mu byaha bifitiye
n'amategeko abigenga. Ni Bishyirwa ukuvuga mu ngo mategeko ko uramutse ukoze iki cyaha uhanwa n'amategeko mu rwego uru. ni ukuvuga ngo iki cyaha cyo guhohoterana hagati y'abashakanye ni icyaha kigira ingaruka mbi ku bana. hari ahantu nkunze kujya njya mu kigo cy'amashuri, umwana umwe yarambwiye ngo mfasha Imana igira ikintu ikora, data na mama batandukanye. Ni kubera iki? Narababaza ni kubera iki baba benda kwicana kandi bose bo ntabwo ari ibintu biyitirira. Umwe ni pasiteri mu itorero rimwe, undi ni pasiteri muri itorero, ariko bahorana iyo makimbirane, intambara zikomeye ku buryo n'umwana iyo ari ku ishuri aba adatuje, ahora ashikagurika mu ishuri. Yarambwiye ngo amasomo ntabwo ajyamo neza bitewe n'uko abatekereza ko umwe ari bwumva amakuru abavuga ngo se yishe nyina cyangwa nyina yishe se. Bivuze ngo azakura afite n'umutima mubi, adafite kapasite ihagije yo gukorera igihugu no gukorera umuryango we, azaba afite nawe iki ihungabana. Rero dukomeje rero kuri Bishop Gafaranga, ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko Murava yakubiswe na Bishop Gafaranga tariki ya 19 Mata, bishimangirwa byaje gushimangirwa n'igikomere nako byaje gushimangirwa n'igikomere afite ku ijosi, ndetse yuko Murava akunda no kuribwa mu nda cyane. Kuva iyi nkuru yatangazwa, Murava yagiye kwa muganga ataka, aribwa mu nda, afite n'igikomere ku ijosi. Ibyo byose rero bikaba bishingirwaho bivugwa yuko Bishop Gafaranga yaba yarahohoteye cyangwa yarahemukiye ndetse yarababaje umugore we Annette Murava. Gusa birababaje cyane. Ku cyaha rero cyo guhoza ku nkeke uwo mwashakaye cyangwa se uwo mwashyingiranywe, urukiko ubushinjacyaha bwasobanuye ko Bishop Gafaranga yitaga umugore we ikigoryi ndetse akamubuza uburenganzira afite ku mutungo w'urugo. Ibyo rero byaturutse kuki? Byaje guturuka kuba yaranze ko bagurisha inzu yabo iri i Nyamata. Urumva ubushinjacyaha bushingira ku bimenyetso runaka buba bwagiye bubona cyangwa se n'ubuhamya bumwe na bumwe bivuga yuko iki cyaha rero cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye, ibi byagaragaje yuko Bishop Gafaranga yakomezaga yita umugore we ikigoryi ndetse akamubuza ngo kubera ko yamubutse, byaturutse yuko umugore yamubuzaga uburenganzira bwo kugurisha imitungo. Kandi iyo mitungo avuga ni inzu iri hari i Nyamata ya Bishop Gafaranga we n'umugore we, ariko kuba bashyingiranywe urumva baba bayifiteho uburenganzira bungana. Ntabwo rero umugabo ashobora gufata umwanzuro ngo agurishe kandi umugore atabyemera. Rero umugore mu gihe afite umwana ni uvuga ngo ntabwo bagurisha, ashobora kugurisha ugasanga amafaranga ntagize ikiyakubita, dore ko ari n'umusitari cyangwa akaba yiboneye n'ikindi cyana, tubyite gutyo niko babivuga. Ejo rero ugasanga Murava abuza uko abigenza. Ku ruhande rero rw'uregwa rwagaragaje ko adakwiye gufungwa iminsi 30. Bivuga hiki ibyo ngibyo hagati aho bashingira ko Bishop Gafaranga atanemera ibyo aregwa. Yego, ntabwo abyemera kuko arabihakana, agasobanura ko urugo rwabo rwatangiranye ibibazo byinshi, habaho no kutumvikana. Ariko ibyo bibazo byatangiye no kuba urugo rwaratangiranye ibibazo ni ikimenyetso cy'uko iryo hohotera ryabayeho. Urumva hano arabihakana ariko akongera akavuga yuko urugo rwatangiranye ibibazo. Urukiko rero rwaje gusanga icyo nacyo ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo hohotera aregwa rifite ishingiro. Iminsi 30 y'agateganyo urukiko rwakatiye cyangwa rwahaye Bishop Gafaranga. Hari abunganira amategeko biwe cyangwa se umwunganira amategeko, ndakeka aribwo ku ruhande rw'uregwa nyine, ubwo n'umwunganira abunganira amategeko kuri we. Rero uregwa we ku ruhande rwe rwagaragaje ko adakwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ndetse ko iyi dosiye itari ikwiye kuzanwa mu rukiko kuko aya makimbirane yashoboraga kuza gukemurirwa mu miryango.
urumva ibi byose ni ibintu baba bagerageza ngo bahishire gutya baceho kandi umuntu ari kurengana ari kuvuna afite ibikomere afite yakubiswe nyine. Urukiko rwasanze rero Bishop Gafaranga yaravuze ko urugo rwe na Murava rwatangiranye amakimbirane, akemera ko atahaye agaciro amarangamutima y'umugore we. Iyi mvugo yemera ibyaha mu buryo buziguye. Rwagaragaje rero ko kuba Murava agaragaza ko yakubiswe na Bishop Gafaranga, akamwaka telefoni, akamukubitira ku gitanda, bikagera aho ata n'ubwenge. Urumva uyu Bishop Gafaranga yageze iki, yakubise Murava kugeza naho ataye ubwenge, amwaka telefoni kugira ngo ataza wenda no guhamagara bamufasha kugira ngo wenda bamutabare, arakubita. Kameme byumvikane ko umugambi yari yaramaze kuwutegura kera. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe yakaga umugore telefone, ibyari kugira ngo azazibanga ibimenyetso cyangwa azakore n'ikindi kibi cyose, amakuru ye kumenyekana ntihakagire umuntu ubimenya. Kandi ikindi, iyo bavuga ngo biriya bibazo byari gukemurwa n'imiryango, niba muri raporo zituruka mu buyobozi bw'ibanze bigaragaza yuko amakimbirane yabo, ibibazo byabo bimaze kuba byinshi, bivuze ko nta handi hari hasigaye. Urwego rw'ubugenzacyaha nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo babyinjiremo. Rero hari ibintu bajya bavuga ngo habaho ngo amatakirangoyi, biriya ni amatakirangoyi, reka itegeko niri mugonga rimuhane. Urukiko rero rwakomeje rugira ruti ndetse no kuba uyu mugore afite n'ibikomere nabyo bishimangira impamvu z'uko uregwa akwiye gufungwa by'agateganyo. Urukiko kandi rwibukije Bishop Gafaranga yiyemerera ko yatse Murava telefoni kugira ngo ayigurishe. Ntaguciye mu ijambo, buriya Bishop Gafaranga yatse telefone Murava kugira ngo ayigurishe, yari inzara yabiteye kandi barya amanywa na nijoro. Oya, n'igihe cyose, kuko ntabwo babuze ubushobozi bw'ibyo kurya, ahubwo icyo kintu nacyo urumva nicyo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bushinzwe, nabo cyo bagomba kukireba. Oya, nabyo bavuze yuko byiyongera kuba bihamya bigaragaza ko umugore we koko byanze bikunze yahohotewe, yambuwe uburenganzira. Bishop rero Gafaranga na Murava usanzwe ari umuhanzikazi, bashakanye muri Gashyantare 2023. Umugore yari yaramenyesheje ubushinjacyaha ko yababariye umugabo we kugira ngo ataza kujyanwa mu rukiko nyine ngo aburanishwe, ariko bwo bwagaragaje ko ashobora kuba yarabitewe n'igitutu. Urumva cya gitutu no kumutoteza mubwira ati ugiye kungira, nzagaruka, nzakugira ibi. Icyo gitutu rero bigaragaza yuko gishobora kuba cyaratumye ajya kubwira ubushinjacyaha ko atashaka kuba mujyana mu bushinjacyaha, cyangwa abantu bari hanze, abashuti ba Gafaranga, abasangirangendo bakamuzana icyo gitutu bamubwira uburyo umugabo adakwiriye gufungwa. Ariko kandi igihe aho hazamo ibifatanyacyaha, kuko ibyo ntabwo biba byabashije kuba byanonosorwa, wenda ibyo ni ibyo hagati y'abaketse ibimenyetso n'ibyongera bikagira iki bikabivumbura, ariko byanze bikunze ni igitutu gituruka ku mugabo nyir'ubwite. Ubushinjacyaha rero nabwo bwagaragaje kandi ko Murava afite ihungabana, bityo ko akwifatira ibyemezo byo kuvuga ngo mureke uyu agende ajya outside. Niyo mpamvu bahise bashimangira ko agomba kugira iki gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 y'agateganyo buriya kenshi ikunda kuvamo no kumanuka, burya wakisanga bagukatiye, ariko kandi ibimenyetso biramufata biranamuhama. Wese umuntu ukosheje muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda akwiriye kuryozwa ibyo yakoze. Ngayo nguko rero ni ukuvuga ngo reka inkuru yacu tuyisoreza ngaho twakeshaga ikinyamakuru Igihe, nuko uyu Bishop Gafaranga ubu ngubu afungiwe
afungiye buriya se bahita bamujyana hahandi buriya arajya Mageragere kugira ngo iyo minsi azayimare iyo minsi gitegereje yuko urukiko rumuhamagaza ngo bajye mu misi. Rero urumva yakatiwe cyangwa se yahawe iminsi 30 y'agateganyo kuba bagikusanya ibimenyetso bishobora kumurekuza cyangwa se kumufungisha agakatirwa. Tunabwira rero abantu bose bagiye batandukanye yuko buriya ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi byaha ntabwo ari byiza, akenshi ukunda kubikora ariko iyo ufashwe n'ubugenzacyaha RIB barakumanura da. Yes, ibyo vuga nibyo rwose, ntabwo ihohotera rikwiriye muri leta y'umwe bw'abanyarwanda. N'abanyarwanda badukurikiye n'abari hanze badukurikiye, umuntu wese uzi ko akurikirana Buganza TV numara kubona iyi nkuru ubwo urimo urayumva, nawe uze kutwandikira muri comment ugire iki tubwira ku bw'iyi nkuru. Urabyumva ute? Umunyarwanda akwiriye kubana ate na mugenzi we? Abashakanye bakwiriye kubana bate? Ni gute kandi amakimbirane yakemuka mu miryango? Rege dusoza rero nuko twabwira ko muri P-Image Studio iri Rwamagana dufite serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, aho kuri ubu ngubu ushobora kuba watanga amafaranga ubukwe bwawe bwose ukabubona bwarangiye. Ari amafoto, ari video, muri P-Image Studio byose turabigukorera. Video na mafoto muri blood shower, baby shower ndetse n'ibindi bitandukanye, byose ama events atandukanye twahakubera. Ukeneye kandi bijyanye n'abatetsi b'inzobere turabafite, aho bakuzanira ibikoresho byose ushobora gukenera mu bukwe bwawe kugira ngo abantu bafate amafunguro atunganyije neza. Byose turabikuzanira aho ushobora kuba wateguriye ubukwe bwawe bwose. Dufite abayimusi bagiye batandukanye kandi bemusinga neza ku buryo cy'ikirori cyawe uvuga ati ikirori ni cyiza, twataramiwe n'abataramyi beza. Ikindi dufite abasohora abageni, dufite bande ziririmba, dufite amatorero atandukanye ashobora kubyina mu bukwe bwawe cyangwa se mu birori byawe bigiye bitandukanye. Aho n'ahandi wabisanga ni muri P-Image Studio, tukabasha kuba twabibagezaho ku buryo bworoshye. Dufite abatahira bavuga amazina y'inka neza bya kinyamwuga kandi rwose inka zigataha mu zindi. Ikindi uramutse ushaka inzu yo kubamo ukayigura, ushaka iyo gukodesha, ibyo byose dufite abakomisiyoneri babigize umwuga muri P-Image Studio. P-Image Studio kandi ukeneye kwiga ibijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya, uratugana tukabasha kuba twaguhugura, ejo nawe ugatangira kuba uri inzobere mu gufotora neza cyangwa se mu kwihangira imirimo itandukanye mu bijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya. Rero reka inkuru zacu tuzicumbikira ahangaha, nakagaruka. Ciao ciao, mwari kumwe na P1 ndetse na MC Maurice. East Vista.